Muraho neza nshuti zacu, abareba Up Rwanda TV, aho dukomeza kubagezaho ibiganiro binogeye amatwi, byubaka kandi byubakiye ku kuri no ku iterambere. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, twishimiye kugusangaho, ntuzibagirwe gukanda subscribe hamwe na gushyiraho akazogera kugira ngo utazacikanwa n'ibiganiro bikomeye dutegura buri cyumweru. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ifite agaciro gakomeye, imbaraga z'urubyiruko mu guhindura ejo hazaza h'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu kigizwe n'abaturage barenga 60% bari munsi y'imyaka 30. Ibi bivuze ko dufite amahirwe akomeye. Urubyiruko rufite imbaraga, ibitekerezo bishya n'ishyaka ryo guhindura ibintu. Ariko se tubyitayeho bihagije? Ese urubyiruko rurimo koko kugira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo, mu buhinzi, ubukungu, ikoranabuhanga no mu miyoborere? Dufite ingero nyinshi z'urubyiruko rwakoze ibikomeye. Abashinze imishinga y'ikoranabuhanga irimo gukemura ibibazo byugarije sosiyete, abakora ubuhinzi bugezweho n'abandi batangije ibigo by'ubucuruzi bitanga akazi ku bandi. Nk'umusore witwa Eric w'imyaka 27 utuye i Musanze, watangije umushinga w'ubuhinzi wifashisha drone mu gusukura imyaka no kuyihinga. Ubu arimo guha akazi urundi rubyiruko rurenga 20. Niba hari abo twagombye kwigiraho, ni abo bantu bafite icyerekezo kandi badatinya guhanga udushya. Urubyiruko ntirukwiye gutekereza ko amahirwe aza. Tugomba kuyashakisha, tukigira, tukabaza kandi tukagira uruhare mu bibera muri sosiyete yacu. Dufite internet, dufite ubumenyi, ariko dukeneye ishyaka. Ibyo twifuza mu gihugu cyacu dutangire tubyubakaho turi uko dushoboye. Niba wumva uyu mwanya hari icyo wakumariye, dusangize abandi, cyangwa jya muri komenti igice cyo gutanga ibitekerezo, utubwire uko wowe ubona uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu. Kanda kuri subscribe kuko buri cyumweru tuzajya tubagezaho ibiganiro nk'ibi bisobanutse, binogeye amatwi kandi bigufasha gutekereza ukundi. Murakoze kudukurikira kuri Up Rwanda TV, aho twubaka ejo hazaza dufatanyije nk'Abanyarwanda. Murakoze cyane, ndabashimiye.